Cyumbati yemwe muriho Cyumbati we ni byiza amakuru umva rero reka nkubwire inkuru rero ntabwo ubizi se haje umushinga bita tubura icyo ufite cyose urakima nkakijyana bagatubura bikunguka bikaba byinshi cyane umva ukuntu umeze rero tubura yarahageze ibintu byose byabaye ruzungu zana ikintu cyose ufite cyose kikiriho cyane ibindi bintu byose ufite mbijyane batubura biba byinshi cyane ufite se ibirayi bitetse byo nta kibazo nabijyana bakakuzanira ibisorori bitatu rwose tunakuvuga oya turagira wabuze iby'urimo kugenda reka ntago ndateka dore narengeye gucana none imvura yawe nyagesha reka da niganiriraga nyira ntambara ubintumye ngo binte mbijyane bamutuburire rwose bwe byinshi cyane ibiki ibyo urabona byose asiko ibigori ejo twarabigurishije hari ibishyimbo byonyine ntabyo nta kibazo wabima nkabijyana ahubwo ntasanga nakerewe ugasanga bigendeye muri hombe yose ubwo nk'ibiro 10 batubura bikangana ibiro bingana n'ibiro 30 cyane rwose ibiro 10 hakava n'ibiro 30 10 20 30 ubwo bya 30 tuzagurishaho duhinga tunajya niko nabyumva aho byigumanira kandi wigendere ubwo nyina nambara murasare nose ugira ngo ni inyungu yanjye kare inyungu yanjye ubwo wiyemeje kubyijyanira nikazirika ubyijyanire ntago mari ndigende urabeho ngomba garuka nase nyina ntambara ari he hari hirya ari kumwe nabo bayobozi baracyari kumwe rwose ahubwo gira vanta asanga bagiye Cyumbati we kutagira vuba gira vuba dore bagiye kugenda we Cyumbati komera rafu komera mvange hako se sha ngabara bamusi kumbonye bizi ugiye kuzana ihene he ibyihorere ihene bandangije ngiye kuzana Cyumbati asigaye basi ibi bigiye muri tubura babyita tubura yego mubwire ngo na bya bindi biri mu wa mufuka munini niba mara gutubura ibingibi tuzitware neza umva humura ibyo ni ibintu byoroshe ndabikugarurira murabeho ndaje ndamukanya ndaje ndi kubona ndi buhahahira ubwo ndaba ndetse kugenda cyo buretse kugenda komera ubanza nanjye ngiye kwishyurwa kabisa nerese cyamaye se mwese muza murungarunga nta myaka mugira iwanyu nta butunzi mugira ugira ngo tuba tuje hano se tutariye wacu nise kushaka kunkura mu muryango tuza wa mugabo none se uze ugenda jyanikira none se mpambe kutujyanikira hano se urajyanikira none se je kureba yahene ubona naho naje nari yamavuze reka nkubaze igihe gishize iriya hene yawe iracyabishaka ihene yanjye wabuze ahandi hantu wakuri se kurume yaje ugira ngo se ahubwo ndacyayikeneye ihene yawe nje gushaka bibiri yanjye ugira ngo cyangwa ugize mvuze bibiri ugira niyo yonyine nahubwo najyana akasumbira fe nimba warabuze isekurume uko nakugira inama ubundi wajye ukayindira utangora mu bwonko utangora mu bwonko ntabwo akiri bibiri yabaye bitanu wumvise njyewe nagakiri bibiri ndajyana ibihene yibi nukuvuga ufite abagabo babonyemo amafaranga ubu mugabo ko ari ubwo bugoryi mwirwa muzana kamubwire cyumba winkora akagira n'umuntu kandi reka ngubwire ugira ngo ukwezi gushize iminsi mvuga ko ntashaka nanjye nariyubatse kone yubatsera urabona uri bundenza amavisi 5,000 byanjye urabiba ako se bitanu ufite abagabo babwo ubundi inyana y'imbwa nyorohera indusha ubwenge wambwa we njyewe ndusha ubwenge njyewe 5,000 byanjye urabima aho ingegero wakuramo ibirahure ubu wazabishirisha amanga urebe ko naguhitanira hano njyewe utamereje 5,000 byanjye nzago nisibe aho rizarengera ntago nagenda najyanye 5 yanjye sunyemeje gucyasa hari umunsi njyana none ninjira mu nzu nzareba ukuntu uzayinsohoramo nzayigutsindamo nisibe aho rizarengera vugira mu nzu aho inzangu itari bwe bigira ijambo sha buretse mbegegera vugira mu nzu wako wasohotse tugahangana sohoka njye mpangane nawe wa Karitasi
ibyo wabinziza ntabwo wabimpora gusa nawe yaraje mbona bapari kuyirengagiza asaba uko buriya nta kuntu wabingira hakusuba umuntu w'umusore umuntu w'umusirimu narinzi nemera ariko ntabwo urabizi abawofisi bakora mu kazi stress ibonera umwanya babigoye bitewe n'uko nawe urabizi kampani nini mba mfite babigoye kabisa umva reka nkubwire nta kibazo amafaranga baravuga akora amafaranga akora iki akora byose amafaranga byose vora ntugire impungenge amafaranga arahari ufite amafaranga amafaranga arahari n'ibihumbi 20 ngiye mwereka ukuntu ngenda mukubita imitoma ituma mukura mu byo okay ndayagwa kuri konti ariko ubundi mubwira amagambo ugomba kugenda ukoresha cyangwa kuri konti ibyo nta kintu kibazo niko mbwira mubaze mama ari umwana asa n'uwawe aya kanaka umuturanyi ari mu rugo waruje kudusura oya kwari uri kwirukana ubwo jya mu nzu na mu nzu barimo sibyo wagwa n'igikoma naho ubundi se ntugire impungenge y'amafaranga arahari singewe ibyo bintu byo kuma kuri za shenge ngenda bishaka nawe se mu ubu ni iterambere tujye tugenda iterambere ibyo ntabwo twakibazo ariko abonye telefone umugore yanguriye nakuye umukobwa wanjye turebye ntabwo bayikinisha mama 20 kashi ubwo niba utayafite yihorera soki soft ni ukuvuga amafaranga agomba kuba ari kuri telefone amafaranga tuba tuyafite gari kuri konte gari kuri momo nicyo bisobanuye soft urumva rero aho utagira impungenge wayi tugende noneho yamereze nta kibazo ndakubikurira n'agacupa ntugire ikibazo ntabwo ari ahubwo wowe uri redi gahunda wowe kuko urabizi by'ukuri umurongo byose nta soni habaye se icyo ubundi urabona se hari undi uhetse hari iki jewe mbwira ukuntu nabura ibintu hano kandi ugatangira ari uko ugeze muri uru rugo utararugeramo byari amahoro uri kumva ariko ubundi reka nkubaze urashinyika ntashinyika nose urumva ibintu uri kuvuga bifite ishingiro bwira neza ukuntu umuntu yaza mu nzu hano agatwara ibishyimbo gusa ibishyimbo koko nose ushatse kuvuga ko ari njye wabitwaye ndagukubita kandi ikibuno kirato siko wa mugani uri seriye n'abasereye mbese kera yo mva nkubwire winyita umujura sindi umujura uriwe oya ntabwo ndi umujura kuko utaragera aha nta kintu nabura Cyumbati niba ibishyimbo agira izindi ngeso ariko iz'ibishyimbo ntabwo akoraho biba byamuvunnye arabihinga ahubwo wowe niwe uzahana ibishyimbo biri ngo ni njye uzaha ibishyimbo biri niwe uzahana ibishyimbo niko se nuko ko nasize ubyagiye ahangaha wigeze ubona njyana umufuka w'ibishyimbo ku mutwe ntabwo nabisize hano mu nzu ko nyamaze mukuru wanjye ese tutandere nyumva nubwo uri kuvuga ngo natwaye ibishyimbo sindi umujura iyi naho karitsiye zaho naho nzi ku buryo najya kubigurishirizayo ndagukubita ikibuno kiratoha mukuru wanjye nyumva mbabarira izi karitsiye ni ahantu nzi hari butike bacuruza ibishyimbo ku buryo nabifata nkajya kubigurishayo sibyo sibyo ubwo rero ibyo bintu uri kunshinja ntabwo niziho ubujura ubwo mbese byameze amaguru byiteruye birijyana erega bishobora no kuva hano bikanijyana se wabwirwa n'iki ariko ubundi ko numva uhakana ibishyimbo ngo si wowe wabyibye njyewe nanagiye kwirebera umukobwa wa rudomoro ntabwo narindi hano rero winshinja ubujura cyangwa ni wowe wakoheje n'ubundi murafatanya murabijyana dore ko ni wabo ari induru gusa yanjye navuye ahangaha ndamanuka turi kwiganira bisanzwe muganira ibiki turi kwigana muri ryacu nyine neza abantu bakora buri gihe ndakubwiye ngo uraza ahantu hose zungurutse se kandi kiwo undi hano mu rugo byadogeye
n'iki kuri kwimana reba ahantu bambwiye mwarimu ndahageze ndababona shakisha ahantu hose aho ngeze ngo nyine nta nawe babonye mwanshakiraga iki wari wakizeho indondo se ahubwo se birangana iki ibiki suko nanateye n'akaraveri n'ingorofani ingorofani iyo mu maroki ya muhango kubera ukuntu yambwiye biraba bingana ibiki nafasha ahantu hose hari muntu uza muri salo cagishitingi mpita ngisasase kugira ngo tuze kubimena ariko se cyumba wanyweye wasinze ibiki turasuka ahubwo reka mukire nawe burya umugisha uza rimwe ntabwo uza bwa kabiri na biriya bigori nubwo ari bikeya reka tubijyane mu gitobo yababa Cyumbati we utambwira neza ko ibishyimbo byanjye ari wowe wabitwaye ntabwo ari njye wabitwaye n'intuzi wowe wabitumye niwe nabihaye inde natumye ntusa n'imvange uko ubizi njyewe umwana wanjye akora ku mashuri ari hano nari ndatumanye iki mbese ntabwo wabwiye mvange baza tware biriya bishyimbo babitubure muri kumwe n'abatubuzi bo muri tubure mana nyagasani we mana nyagasani noneho ndazibandwa nzerekeza he ukuntu byagenze urumva mvange yaje asanga ahangaha arakomanga arambwira ngo urepfe iriya ngo uri kumwe abandi bose ngo babatuburiye ibishyimbo nawe none arambwira ngo biriya bishyimbo bingana kuriya ngo haravamo imifuka hafi 8 nawe urarika inda aragutuburira ureme ubu uyobewe ko mvange ari umutubuzi kuri aka gasozi umutubuzi se kandi yambwiye ngo uri kumwe n'abo bantu ikimenyetso yaguhaye cyagombaga kukwemeza ko ari njye wamutumye ni iki nta telefone waba ufite ngo umpamagare mwese kubese hari umuriro urimo iyo utirase nta nimero zanjye uzi mu mutwe mvange ko ari umuntu nsanzwe nzi nari kumva ko nsanzwe se aha mbivuga soza uri kuntenganya ngo nijye watwaye ibishyimbo rero wabitwaye ibyo wabyitangiye ariko se ubundi mubaze mukuru kundi uyu mugabo wamutoraguye he uragurwamo amaso nzamubwira umugenzi ngaho bwa mbere bamutumye kawunga ngahazana ibimashini bidafite umutwe n'ikibuno ngaho na n'ubu ibishyimbo biragiye ngo ninjye wabitwaye ese ko bari bambwiye ngo bagiye kubitubura bibe byinshi ubwo kuko urumva ninjye wanza se ibyinshi umva rero ngo ubwire Cyumbati ugiye kugenda ushake mvange uragaruka mu rugo rukunza n'ibishimbo ubu amafuti yawe na mvange nabyo ngiye kubyikorera ariko kubera icyo ushaka amahoro yakuzura muri ubu rugo ugasanga ngiye ndimo kubiza data nibwo umuntu antumye nk'umutumyeho umuntu wamusuzuma ibyo nkubwiye wabyanga ko urumva nubwo yatumye mvange byitiriwe ko ari njye wabitwaye wabitwaye njye wabyikorera Cyumbati rero wikomeza kunzamura isukari upfa mu maso udashiduka nakumenya n'umuntu none sinatanga uri kwinjira mu nzu ugiye amahame nakubwiye ko urinjira mu nzu hano uvuye ku reka nze kumubwira reka ngende muzane ariko none ahangaha nisanga kuko utari muto none ahangaha urabwinjiramo ari ukunzana ibishimbo ntakomenye kwigwa ndasehera rubanda ariko uravugisha ukuri ntabwo ari wabivuga ntabyo namutumye kuko usanzwe ko tuweshanya muri ubu n'umugabo bakamutekera umutwe koko ukoresha uko uhagaze uko n'igihagararo ufite iyo tujya kumushaka nibyo bigukwiye cyo kuba shaka neza mu mafuti se rwose nanjye nk'umuntu ntabwo nakeka ko umuntu ubasha bakamugira igihwi nini kuri ruriya rwego agatanga ibishimbo azi ko ntabivuye ariko nawe ubutaha mu gihe bibaye imanza ushishoze nta kibazo ko gukurikirana amakuru tutazajya uhurwaho ugasanga arakwabiza ihangane rwose umva rero narimo gusaba imbabazi kuri ya gahunda ya mesaje wandikiraga ikibazo nari nzi ko ari weho ariko naje gusanga ikibazo ari njyewe ariko gusa reka ibyo reka tubyihorere gusa icya mbere ni uko mukunda akushe nawe wari wambabaje uzi nagusobanurira ati mesaje ntabwo nigeze mwandikira mesaje ngo ukanga kuyumva usubira mu kurikira uwabonaga ndi umuntu wo gufata mesaje biriya bitutsi wambwira njye nkabikwandikira koko reka tubyihorere gusa naje gusanga ikibazo ari njyewe ariko ibyo ntabwo byakongera nta kibazo ndakubabariye ntabwo byakongera ako n'utajya ubanza urebe neza sibyo ahubwo ndashaka ko duhanga abarebe y'ubuzima
guhanga kwa rudomoro ntabwo ari byo umuntu w'umukobwa kandi ukuze buriya washobora nk'iki njye mpite muhindura ubuzima cyane rwose njye mpite muhindura ubuzima ngewe nizi ibintu bya saro urumva nizi ibintu byo gusuka ubu ndasuka urabizi neza nawe ubwe nta handi harashobora kongera kujya icyo ngicyo ndagikemura none sasa kindekera shira urakoze n'ukuri ntacyo nazaba kereka icyo nafite ariko icyo mfite nzakigura shira wakoze n'ukuri kuvuga ngo gahunda y'ibyo bya saro nshaka ko uyu munsi turara tubirangije ese uba ushaka kurwanira kujya imbere wowe hageze ikigutego wakisaba bamaze bakugira indebere ibisheke ukuntu mwabigize ntabwo binjye bakubwira ese ubu ngubu ku byo ubuki waba ugiteretsemo iki genda ubwo urebe mu kibazo bikeneye ifumbire nta kibazo tumaze kurima turabishyiraho kugira ibishyimbo bizazamuka bigize uzamfashe mu mwaza nyamaze mvunika cyane oya ariko ribagiza we uramfasha urajya agasheke se nawe ntakarya ariko aho kuki mukunda kurya mudakora ni ukubera bakameze neza nose biba byatumye turashyiraho ifumbire turashyiraho ifumbire igomba gushyiraho ifumbire nyine kugira bizazamuka neza abakwiringo nziza ariko dukorera bagafite inyungu bakariya akahe kariya basa kabakeza kandi kona ari kabiri ntabwo cyane gafite ingingo nziza ariko urebe hano urebe aho atari keza umugore yashimitse turanadukwiye ujya mu cigisheke ujya mu gicira hasi kibona uko kizamuka ariko tuba twabikoze Rozana najyaho n'agature se kiradukwiye Rozana n'agature nibajyaho kiradukwiye kirabahaza dore nk'iri fumbire itagira izaza ariko naba hasi yo baduhaye ko nababwiye ko yaguye mu musarani nimwamakaniye ngo narayigurishije uzagura iyacu ariko iki wiheba oya tuzayigura wangutse umuntu ajye cyangwa intemere hongere ngiriye nakira bitubiri se gusa tema dutatu ahubwo ducamo kabiri cyangwa nguha ntacyo nanafata nubwo ari umuco ariko nta kibazo nabo gusa akoze boretse nanga abagore badashinga sigakirika se umva reba twatunyuza twatujumba twara nige sagira ijumba ari kwigisheke ntukajya unkora mu bwonko bakira bugiye ngagenda nimba utabishoboye bikore njye mbyiriye naribi kandi sinkajya mvuga kabiri yego bimeze neza twari tuburanyisha twaraburanye dore ukambwira ngo twaraburanye ikintu cyakugejeje muri uru guhangara umukobwa wawe ni ikibazo kirimo rudomoro hari ikibazo kirimo kandi iki cyo nazi kigatenyuka kikanamvuga mu izina umbereye mu rugo kuko uvuga mu izina hari ikibazo kirimo se ariko se papa we ashaka kubangamira abantu niba umushyitsi yaje kunyisurira uraza utubangamira usakuza nta no gusuhuza nta no kuvuga uzi se yigenzwaga ni musuhuza se hari inzoga yenze icyo ntabwo ari cyo kibazo Vera mu rwayi mu rwacu cucu uramunye imyese ariko papa ukanyuma umukobwa nta n'isoni ufite ngo nuko ari uwawe icyo nta kibazo kirimo umukobwa wawe nzamutereta umukobwa ntamukunze ariko nta kibazo mu kumana kuzanamwirongora nta kibazo icyo nta kibazo mukumana duhinguye ngiye kuzana ibijumba ngarye bigenze oya mukumana umana boro zawe Jempa numva nazanye
ibintu byose ufite mufumana bivuga yaje aramutumo mukagera mwirukanganye wagira kwiruka umbangana urambonera iki kigoryi uranga umugabo wambaye itise ukundana na karakabwa kambaye ibyacitse gute itise ndamubwira ngo se bigeze nshingira waransezeranije cyangwa ngo ngomba kwikundira ngiye ntabwo ugomba kunshakira umugabo sinabikubwiye rudomo ngo bihitira ko noneho tugiye kuzareba ntabwo bindeba je urebera umuntu ufite gahunda nako umuntu ufite gahunda ze umwanga ntabwo nagushakiye umugabo uwuhe mucombero gacombana n'irirenga mana yanjye we nirambwe wanzaniye Yesu cyera ubu erega niyo mpamvu urambwe ngo ninambara uko ngo ningira gutya ngo nawe unzaniye saba cyagiye wambaraga cyane asa ntago nta nyama wariye kirasa n'igiki asa nta nyama wariye oya nsubiza nta nyama wariye nsubiza wangugewe sanzwe nd'inyama sari ko mucombero yaje nje mbwira nta nyama wariye naraziriye nta friti wariye narabiriye nta muceri wariye dusanzwe tutabirya none se wa nkoko we wabijyaga wumva byaguzwe nawe nariye inyama nkarya umuceri nkarya ifite nariye mucombero nta bihumbi 5 naguhaye murabimaye none se wumvaga wabitoraguye wari wabineye wari wabinyaye wumvaga ari ibyaha none se niba arabimaye ni mucombero wabimaye ayo yose naya mucombero watangiye kujyaho niba ari nuriya mucombero rabanga ngo ni umugabo ahubwo tugomba kuba tubwira ati sinshobora kumuha umwanya wanjye umukwe wacu ni mucombero reka kije ntabwo Reka kungurura nakubwiye wowe n'inzaririmba irambwa y'umurizo mubi niyo wiri bunzaniye gunzaniye umugabo turabisubiramo mo kanyagwamo turabisubiramo